Nongeye kubasuhuza bakundwa bene data muri uyu mwanya. Turacyari kuri wa muyoboro wa Gospel Harvest Network, muri kumwe na Pastor Lambert. Nongeye kwishimira kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ni ubuzima, ijambo ry'Imana ni imibereho. Uyu munsi Imana ituremeye umunsi mushya kugira ngo tuwishimiremo. Uyu munsi ntabwo ari umunsi w'umubabaro, ahubwo ni umunsi w'umunezero, ni umunsi w'ibyishimo, kuko umunsi mushya Imana izana ku buzima bwawe ni umunsi ukwiriye kuba ukuzanira ibindi bihe bishya. Bibiliya ijya ivuga ijambo rye ikavuga ngo tuva mu bwiza tujya mu bundi. Rero iminsi yawe y'ubuzima bwawe jya uhora utekereza ko umunsi w'uyu munsi uw'ejo uzawurushaho kuba mwiza. Ibyo nibyo bikwiriye kuba ibyiringiro byacu, cyane yuko iminsi yose dukwiriye kuba duhora imbere y'Uwiteka. Tugiye kwiga ijambo rivuga ngo ntukave imbere ye. Imana ishimwe cyane. Ugomba kuguma imbere ye. Ni imbere yande? Ni imbere ya Yesu, ni imbere y'Imana isumba byose. Reka tuganire ijambo rivuga ngo ugomba kuguma imbere ye, ntuve imbere ye cyangwa se. Imana ishimwe cyane. Reka turebere hamwe ijambo riboneka muri Zaburi 16. Turahera ku murongo wa 11 kugira ngo dukomeze kuganira iri jambo rivuga ngo ntuve imbere y'icyubahiro cye cyangwa se ntuve imbere y'ubwiza bwe. Ni Imana nishimwe cyane. Tugiye gusoma iri jambo twumve amagambo ahari kugira ngo dukomeze kuganira ijambo ry'Imana. Zaburi 16 umurongo wa 11 haravuze ngo azamenyesha inzira y'ubugingo imbere yawe, niho hari ibyishimo byuzuye. Mu kuboko kwawe kw'iburyo hari ibinezeza iteka ryose. Amena. Imana ishimwe cyane. Azamenyesha inzira y'ubugingo imbere yawe. Uzamenyesha inzira y'ubugingo imbere yawe, niho hari ibyishimo byuzuye. Mu kuboko kwawe kw'iburyo hari ibinezeza iteka ryose. Mwene data, iri ni ijambo ntasimbura, ntavuga ibindi birenze ibi ngibi. Dawidi aravuga ngo uzamenyesha inzira yawe, ngo kandi imbere yawe niho hari ibinezeza mu kuboko kwawe kw'iburyo iteka ryose. Imbere y'Imana ni imbere y'ubwiza bw'Imana. Imbere y'Imana ni imbere y'icyubahiro cy'Imana. Imbere y'Imana niho hari ubugingo, imbere y'ubwiza bw'Imana. Ahantu sinzi uyu munsi wa none nimba ubuzima bwawe buhora imbere y'Imana. Turasabwa kugira ngo duhere imbere y'Imana kugira ngo tugire ubugingo, tugire ibinezeza bihoraho iteka ryose, nk'uko Dawidi yarimo kwivuga. Rero dukwiriye uyu mwanya mvuga rino jambo, ukwiriye kumva neza icyo Imana ishaka kuvugana nawe. Ni gute umuntu aba imbere y'Uwiteka iminsi yose? Ni gute ubwiza bw'Imana buhora ku mwana w'umuntu? Kuko ubwiza bw'Imana dusanze ko umuntu ahora imbere y'Uwiteka, mu kuboko kw'iburyo kw'Imana niho hari ibinezeza. Tumaze iminsi mu isi, abantu tumaramo iminsi dushakamo ibitunezeza, ibyaza kunezeza imitima yacu, ibyaza kudushimisha. Ariko ijambo ry'Imana ratwereka ngo mu kuboko kw'iburyo kw'Uwiteka niho hari ibinezeza n'ibyishimo kandi bihoraho iteka ryose. Uyu munsi reka ngusabe mukundwa mwene data kugira ngo wongere nanone gutera intambwe yo kuba imbere y'Uwiteka, imbere y'ubwiza bw'Imana, guhora muri presence y'ubwiza bw'Imana, guhora muri presence y'imikorere y'Imana. Ni ryari se Imana iva imbere, Imana ihunga umuntu cyangwa se umuntu ahunga Imana? Cyane reka mvuge ko umuntu ari nawe uhunga Imana, kuko Imana ntishobora guhunga umuntu. Umuntu ahunga Imana iyo yamaze gukiranirwa. Iyo umuntu yamaze kuva imbere y'ubwiza bw'Imana, aba yamaze guhunga ibinezeza by'Imana, aba yamaze guhunga inzira y'ubugingo, aba yamaze guhunga amahoro. Turahamagarirwa nge nawe guhora imbere y'ubwiza bw'Imana, guhora mu mugambi w'Imana. Umuntu ava imbere y'Imana iyo yamaze gucumura. Igicumuro nicyo kijya kirukana umuntu mu bwiza bw'Imana. Adamu acumuye na Eva mu itangiriro, hagaragaza uburyo Adamu ubwe yagiye kwireba, abona ngo yambaye ubusa, arangije ahunga ubwiza bw'Imana, ajya kugerageza kugira ngo ashake n'uburyo yagerageza kugira ibyo yambara, ngaca ibibabi by'ibiti kugira ngo abyambare by'imivumu, babikemereye n'umudamu we, babyambare bahishe ubwambure bwabo. Ariko n'ubundi still bakomeza kubona bambaye ubusa, bakomeza kubona ubwiza bwabo, ubwiza bw'Imana, batashobora guhagarara imbere y'ubwiza bw'Imana. Bahunze ubwiza bw'Imana kuko bari bamaze gucumura, bari bishe amategeko y'Imana. Uyu munsi wa none ushobora kuba hari ibirimo kugukurura kugira ngo biguhungishe ubwiza bw'Imana. Ahari se urimo urakururwa n'ubutunzi bw'iyi si,
bw'ibinezeza by'igihe gitoya cy'ubu buzima, bigatuma uhunga ubwiza bw'Imana, kubera ko urabona ko nuza gukora ibyo ngibyo uza kwaka ruswa, nubona ko usambana, nubona ko ufite ishyari, nubona ko ufite ibintu bitandukanye, utabasha guhagarara mu maso y'Uwiteka. Ndagira ngo nkubwire ngo wamaze guhunga inzira y'ibinezeza, wamaze guhunga inzira y'amahoro, wamaze guhunga inzira y'ubugingo bw'iteka ryose. Urahamagarirwa kuguma imbere ye, ntuve imbere ye mwene data. Ubundi Imana nta nubwo iduhamagara kugira ngo tujye gushaka Imana twavuye no mu ngo zacu mbere na mbere. Imana ikwiriye kuba iri mu ngo zacu. Ibicaniro by'Uwiteka bikwiriye kuba biri mu ngo zacu. Ibicaniro by'Uwiteka bikwiye kuba biri hahandi mu kazi aho turi. Ibicaniro by'Uwiteka bikwiye kuba hahandi tugenda. Dukwiriye kugendana ubwiza bw'Imana. Imana ntabwo igihunga umuntu, Imana yifuza guhora igendana n'umuntu, kuko ariko Imana yanga icyaha. Iyo umuntu yamaze gukora icyaha, Umwuka Wera arahunga, amuvaho akagenda, kuko Umwuka Wera ntago aba hari umwijima. Ariko iyo tumaze guhitamo ubuzima buhora bwiyeza, ubuzima buhora bukonekise n'ijuru, ubwiza bw'Imana bugumana natwe. Iyo ubwiza bw'Imana buri kumwe natwe, tuba dufite protection y'ijuru, tuba dufite uburinzi bw'ijuru. Imana itangira guharura imihanda y'ahazaza hacu, tugatangira guca mu nzira zamaze gutunganywa n'Imana. Imigambi yacu itangira gusohozwa n'Uwiteka. Bibiliya irambwira ngo imigambi, inama z'umwana w'umuntu yigira mu mutima we nize, ngo ariko Uwiteka niwe usohoza imigambi ye. Mwene da, nimba ukorera imigambi yawe hakurya y'Imana, kure y'Imana, umenye ko imigambi yawe itazasohozwa, imigambi yawe ntabwo izahama. Uwiteka niwe ukwiriye kuza akaba mu ruhande rwawe. Reka turebe ijambo ry'Imana icyo ritubwira. Nanone turebye amagambo y'Imana agaragara mu gitabo cy'Itangiriro, mu gitabo cy'Itangiriro igice cya kuva 33 umurongo wa 15. Reka turebe amagambo ari mu kuva 35 umurongo wa 15, turebe icyo ijambo ry'Imana ritubwira, kubera yuko Imana yifuza cyane kugira ngo duhorane nayo, kandi natwe twakabaye ari cyo cyifuzo cyacu cya mbere, guhorana n'Imana. Kuko iyo dutandukanye n'ubwiza bw'Imana, tuba dutandukanye n'ubugingo, tuba dutandukanye n'amahoro, tuba dutandukanye n'ibyishimo. Nakifuza ko nge nawe twaguma mu buryo bwo kuguma muri presence y'Imana, kuguma mu mugambi w'Imana, mu bushake bw'Imana, mu bwiza bw'Imana. Reka tuhasome twumva amagambo ahari. Kuva 33 uhereye ku murongo wa 15 haravuze ngo, Mose aramubwira ati, ubwawe nutajyana natwe ntudukure ino. Mose yari afite ubwenge. Ahangaha yari ari mu butayu. Ahangaha Imana yari yamaze kubarakarira, bari bakoze ibyaha. Imana iravuga ngo ntago naba hagati y'ubu bwoko, nagendana namwe nabarimbura, nagumana namwe nabarimbura. Iramubwira ati rero Mose, Imana yamubwira ati ntago naba hagati y'ubu bwoko. Mose asenga isengesho rikomeye, nifuza ko nge nawe uyu munsi twazaduhora dusenga ku manywa na nijoro. Aramubwira ati, ubwawe nutagendana natwe. Imana nishimwe cyane. Mose aramubwira ati, ubwawe nutajyana natwe ntudukure ino. Imana ishimwe cyane. Mose aravuga ati, mu by'ukuri presence yawe, ubwiza bwawe nibutagendana natwe mu nzira tugendamo, ntudukure inaha, ntutume tuva inaha ngo tugende. Bari bafite urugendo rurerure rwo kugenda bajya i Kanani, bari bafite byinshi bashobora guhurira nabyo mu nzira. Mose aravuga ati, ubwo rero nimba ubwiza bwawe butari kumwe natwe, nimba utaguma hagati muri twebwe, ibyo kudukura inaha biyihorere, ntago tugikomeje urugendo, ubwo turahagaze, ntago turi bugende, kuko twagenda tutari kumwe nawe. Mose yari abizi ko akaga n'amakuba bahura nabyo. Iyo cyagiye bahura n'inyanja batari kumwe n'Imana, yari kuba ari iherezo ry'ubuzima bwabo. Iyo cyagiye bagera ku mazi y'Imana asharira batari kumwe n'Imana, byari kuba ari iherezo ry'ubuzima bwabo. Bari bafite inyota igomba kubica, banyweye amazi abashaririye. Ariko kuko Imana yari ihagaze aho ngaho, yabwiye Mose cyo gukora, ahumanura amazi y'Imana bayanywa ari mazima. Ku nyanja kuko Imana yari kumwe nabo, yabwiye Mose cyo gukora. Ubwo Mose yari abuze cyo gukora. Abana b'abantu tujya tubura icyo gukora, tugira situation yo kugeza ahantu tukabura umwanzuro twafata mu byo twatekereje byose. Tugera ahantu tugasanga hari inzira zifunze, tukabura uburyo twatambuka. Nkunda kuvuga ubutumwa navuga ngo umwana w'umuntu afite ibyo yaremeye gushobora n'ibyo ataremeye gushobora. Ushobora kufite ibyo waba ushobozwa na diplome ufite yawe, ushobora kufite ibyo ushobozwa na experience y'ibyo business wakoze, ufite ibyo ushobora gukora mu buryo
bugendanye n'ubushobozi bw'imbaraga zawe, mu mbaraga ufite, ndavuga imbaraga z'umubiri. Ariko hari n'ibyo tudashobora gukora, hari ibyo utazashobora gukora, hari ibyo utazashobora gukemura. Ibyo rero uzaba ukeneye imbaraga zirenze ubushobozi bw'imbaraga z'abana b'abantu. Ukeneye kugira ngo ugendane n'imbaraga z'Imana, ukeneye kugira ngo ugendane n'ubwiza bw'Imana. Ukuboko kw'iburyo k'Uwiteka, Dawidi yavuze ngo niho harimo ibinezeza, hakabamo n'amahoro kandi bihoraho iteka ryose. Ukuboko kw'iburyo kw'Imana niko kubitsemo imbaraga z'ubushobozi bw'Imana, niko kurimo gukiranuka k'Uwiteka. Imana itabaye mu ruhande rwawe uba ugushije akaga. Urugendo rwawe wagenda n'utari kumwe n'Imana uba ugushije ishyano. Mose aravuga ngo ubwawe nutagendana natwe, nimba uturakari ukavuga ko utazagendana natwe, wikwirirwa undushya, ntabwo ndi bwirirwe mva aha ngaha, ntabwo nongera kuvuga ngo ndafata ubuyobozi bwo kuyobora bano bantu. Uyu munsi ushobora kuba ufite inteko runaka uyoboye, mwene data, ushobora kuba uyoboye ikigo runaka, ushobora kuba uyoboye umuryango wawe, ushobora kuba uyoboye proje z'ubuhinzi bwawe cyangwa se n'izindi project z'ubuzima bwawe bwa buri munsi. Ariko nimba Imana itari kumwe nawe, presence y'Imana itari kumwe nawe, ukaba warahunze Imana, ndakubwira ko ubwo buyobozi bwawe bwose ntacyo bumaze. Mose yarabisobanukiwe, arayibwira ngo nutagendana natwe iby'i Kanani turabyibagiwe, nta kibi kitubwiye ko igihugu cy'amata n'ubuki, kuko nutagendana natwe ntabwo ibyo watubwiye bizasohora, ntabwo icyo gihugu kizatubera icy'amata n'ubuki, ntabwo icyo gihugu kizatubera umunezero, nta nubwo tuzagereyo rwose. Rero nudukuri n'ahafazari twaguma muri ubu butayu, kuko ari wowe wenyine byibuze twumva uri kumwe natwe. Mwene data, ukwiriye kutava imbere ye. Haleluya. Urugo rwawe ntiruva imbere wa mugabo we, urugo rwawe ntiruva imbere wa mugore we, abana bawe ntibava imbere wa mwababyeyi mwe. Bajye ku ishuri bagendana na presence y'Uwiteka. Ujye muri business kujya gufungura imiryango y'aho ukorera, urifite presence y'Uwiteka ntize kuva aho hantu, ubwiza bw'Imana nibuze kuva aho hantu. Uhagarara uvugana na shows, ubwiza bw'Imana buri kumwe nawe. Iyo ubwiza bw'Imana buri kumwe nawe, bitangaza birakoreka, kuko niyo hari ibinezeza iteka. Za anniversaire mukora, ya mafete mukora, presence y'Imana ijya ibihari, Imana igaragare mu cyubahiro cyayo. Mwijoro mugiye kuryama, mutekereze ko ubwiza bw'Imana bugomba kugumana namwe. Imana itavuye mu nzu yanyu, mumenye ko mwasenze, mumenye ko mwaganiriye n'Imana, mugira amasaha yo kuza kubyuka niba mwabashije gutora n'akabaraga, mwongere kuganira n'Imana no muri ayo majoro. Erega kubana n'Imana bisaba kugira ngo duhozeho iminsi yose. Niyo hari ibinezeza, mbese undi umuntu yava imbere y'ibinezeza akajya hehe? Ariko icyaha cy'ubwaje kigiye kidukurura, isi ikadusezerana amahoro nyamara ntayifite, ikakubwira ko nujya kwishimana na bagenzi bawe, mukajya gutembera, mukajya kunywa inzoga, mukavuga amagambo adahesha Imana icyubahiro, mukajya mu buzima buri aho ngaho bwo kuvuga bagenzi banyu, cyangwa gutekereza ibindi bintu bidafite umumaro, mukibwira ko ahariho habaye umunezero, kandi rimwe na rimwe byamaze mwamaze guhinjira mu irembo riza kubakura imbere y'Uwiteka, riza gutuma Mwuka Wera atagendana namwe, kuko mwamaze kwivanga gukora ibizira, mwamaze kwandurisha akanwa kanyu kuvuga ibidatunganye. Reka nkubwire ngo uyu munsi wa none birashoka ko umaze igihe kinini cyane umeze nkaho Imana mutakiri kumwe. Urabibwirwa n'iki ko Imana mutakigendana? Banza urebe imico n'ingeso zawe, imico yawe irimo iremera Imana ko mwakomezanya. Imana ibwira Mose ngo ntago nagendana n'ubwoko, nagenda mbere yabo nabarimbura. Iyo ushatse kugira ngo ugendane na presence y'Imana kandi ukora ibyaha, mu magambo make ubusa nk'uwatangiye gufungura umuryango w'umuvumo, kuko Imana mu cyimbo cyo kugira ngo ikuzanire umugisha, uburakari bwayo burahindukira bukajya ahubwo buhinduka ubuza kukurwanya, kuko wahindutse gukora ibitandukanye n'ubushake bwayo n'umugambi wayo. Rero rimwe na rimwe hari igihe ihitamo kujya kure, kandi Imana igiye kuregera kugira ngo iguhungu itaza kukurimbura. Umenye neza n'ubundi kiza guhinduka kuza aho ngaho ni Satani ubukingura imiryango kugira ngo aze kuba ari we ufata ubuyobozi. Iyo utarimo kugendana na presence y'Imana, urimo kugendana na presence y'abadayimoni, urimo kugendana n'imbaraga z'ikuzimu, urimo kugendana n'imyuka y'abadayimoni. Iyo umuntu agendana na presence y'Imana, arimo kugendana n'abamarayika, uburinzi bw'Imana buba buri mu ruhande rwe. Kugendana n'Imana ni ukugendana n'ijambo ryayo ry'ukuri, ni ukugendana n'umutima wihana, ni ukugendana n'umutima ukiranuka, ni ukugendana n'umutima ubabarira, ni ukugendana n'umutima ufite urukundo, ni ukugendana n'umutima uzi ko ubayeho atari we wibereyeho, ahubwo ubayeho kugira ngo izina ry'Imana rishyirwe hejuru. Paulo yaravuze ngo dore nabambanywe na Kristo, ngo ariko ndiho, ngo ariko ntabwo ari njyewe uriho, ngo ahubwo ni Kristo uriho muri njyewe. Mu magambo make nta nubwo dukwiriye kugendana nawe, ahubwo akwiriye kuba muri twebwe, akagendera muri twebwe, tukabaho mu buzima bwa Kristo, Kristo nawe akabaho mu buzima bwacu. Imana nishimwe cyane.
Mose ahangaha yasenze isengesho. Nge nawe nakwifuza kugira ngo dusenge, nge nawe nakwifuza iki cyifuzo kugira ngo kibane nanjye. Ahari uyu munsi urabona icyubahiro cy'Imana cyarimutse mu rugo rwawe, mwajyaga mujya kuryama mukabanza gusenga, mwajyaga mubyuka mukabasha gukorana n'Imana, mwajyaga mugira umwanya wo gufata abo bana banyu mukabatoza gukiranuka, mukabigisha iby'ijambo ry'Imana, mukabigisha iby'imirongo yo muri Bibiliya. Uyu munsi wa none reka nkubwire, uyu munsi wenda uyu munsi wa none ahangaha ibyo bintu byarimutse, byararangiye. Abana urabagaburira imikati n'ibitsima n'ibiki byose bisanzwe by'ubuzima bw'ibyo kurya bisanzwe, ariko ijambo ryarambwiye ngo umuntu ngo ntagatungwa n'imitsima gusa, niko Yesu yavuze, ngo ahubwo atungwa n'amagambo yose aturuka mu kanwa k'Uwiteka. Burya iyo ubona wariye imikati, iyo ubona wanyweye amata, iyo ubona wariye ibiryo bitandukanye nk'uko tubirya imiceri, ibijumba n'ibindi byose, ujye umenya ngo hari n'ibindi byo kurya ukeneye. Biriya biba byagaburiye uyu mubiri, ariko uba ukeneye kugira ngo ujye n'ibyo kurya bigaburira ubugingo, bigaburira umuntu w'imbere, bituma uwo muntu w'imbere aguma muri presence y'Imana. Ibyo byo kurya ni ijambo ry'Imana. Hari abantu benshi bageze igihe bakumva bameze nk'abirambiwe bikabatama, cyangwa se bakumva nyine byababoarinze gukomeza kumva ijambo ry'Imana, gukomeza kumva ubutumwa bwiza. Ariko nimba warageze aho ngaho urarwaye, burya iyo umuntu atangiye kwanga ibyo kurya aba afite ikibazo cy'uburwayi. Burya iyo umuntu atangiye kugira iseseme, ibintu bizakumenyesha yuko wamaze kwinjira mu irembo ryo gutandukana n'Imana, iby'Imana bizatangira kugusharirira. Uzumva basenga utangire kumva agaseseme, wumva wava aho ngaho. Uzumva bavuga ubutumwa bwiza, wumva ari ibintu byarambiranye bahora bavuga. Ubu ibyo ni ibimenyetso byo kuba warwaye. Ukwiriye rero kugira ngo ushake imiti hakiri kare. Iyo miti nta yindi ni ukwihana ibyaha. Iyo miti nta yindi ni ukongera kwibuka ko ufite urugendo rwo kujya mu ijuru, mu isi uri umugenzi. Iyo miti nta yindi ni ukongera kwisuzuma ko ubwiza bw'Imana bukiri kumwe nawe. Iyo ubwiza bw'Imana buri kumwe n'umuntu, akomeza kumva impumuro yayo, ijambo ryayo rikomeza kumubera umunezero. Yesu yaravuze ngo intama zanjye zije ijwi ryanjye, ngo iyo mvuze ziransanga. Ijwi rya Yesu intama ze zirarizi. Iyo Yesu arimo kuvuga, abana b'Imana barabyumva. Iyo ijambo ry'ukuri ririmo gusohoka, abantu barabyumva. Iyo ari Imana irimo kuvuga, umuntu ubugingo bwe burabyakira. Imana irashaka guhukura aho hantu muri uwo mwijima. Imana irashaka guhukura aho hantu nawe wagiye kwiremera ubucocero. Uyu munsi wiremeye ubucocero umera nk'Adamu, ufata ibyatsi urangije ubyambaza, ubikenyeza ubwambure bwawe, ngo urahishe ubwambure bwawe, nyamara nabwo nturatinyuka ngo uze mu bwiza bw'Imana. Wibereye aho hantu uribeshya kuvuga ubutumwa, uribeshya ko wenda ujya usenga, ariko wanze kuva muri sosiyete mbi, wanze kurekura ibyaha, wanze kurekura ishyari, wanze kurekura ubugambanyi, uba mu buzima bugambana. Mwene data ndakubwiza ukuri bwo presence y'Imana ntiri kumwe nawe. Ukuboko kw'ibinezeza ntago kuri kumwe nawe, ariko kuboko kw'ibiryo k'Uwiteka. Amahoro arambye ntago ari kumwe nawe, ubugingo bw'Iteka ntago buri kumwe nawe. Ndavugana nawe muri uyu mwanya mu izina rya Yesu, kugira ngo umutima wawe washe guhindukira, izo mbaraga wacumbikiye mu bugingo bwawe zivemo, presence y'Imana ibane nawe. Nuva imbere ye mwene data, nimba waravuye imbere ye kandi garuka. Yesu araguhamagaza ineza ye. Ni umwami w'imbabazi. Avuga ijambo rikomeye akavuga ngo naho ibyaha byawe byatukura tukutuku, ngo ndetse bikangana n'umusenyi wo ku nyanja, ngo nzabyeza bihinduke nk'ubwoya bw'intama bwera. Imana yiteguye kukubabarira gukiranirwa kose ko kwaba kungana. Nta kure cyane uri Yesu adashaka kugukura. Ntago Yesu ari buze kugusanga aho ngaho ngo presence yegeneye nawe muri uwo mwuga w'uburaya. Ntago presence ya Yesu iri buze kugusanga aho ngaho nk'ibiyobyabwenge. Ntago presence ya Yesu iri buze kugusanga aho ngaho uhora wirenza amacupa. Ntago presence ya Yesu ndavuga amacupa uri umusinzi. Ntago presence ya Yesu iri buze kugena. Ubwo rero aho hose bira nko kitubwiye ko kugendana nawe ni inzira y'ibinezeza, kubana n'ukuboko kw'iburyo ni inzira y'amahoro kandi ihora hiteka ryose, kandi akaba ari inzira y'ubugingo. Wibwire mu mutima wawe wisobanuye ko ubwo ngo wamaze gutandukana n'irembo ry'inzira y'ubugingo. Imana nishimwe cyane. Ndaguhamagarira uyu munsi icyo waba uri cyo cyose, muntu w'Imana, kugira ngo ubashe kubana na presence ye. Mose aravuga ati ntudukura, nubwo turi mu butayu turahaguma, ntituva aha ngaha, twereke ubwiza bwawe burabagirana. Umva rero Mose ko yarasenze neza. Iyo tugiye ku murongo wa 16 haravuga ngo ikizatumenyesha yuko nge n'ubwoko bwawe twakugiriyeho umugisha niki, suko ujyana natwe bigatuma nge n'ubwoko bwawe dutandukanywa n'amahanga yose yo mu isi. Oh haleluya. Mose aravuga ngo ikizatuma tumenya neza ko presence yawe wowe ugendanye natwe niki, nge n'ubwoko bwawe, kugira ngo tumenye ko twakugiriyeho umugisha.
si uko uzadutandukanya n'andi mahanga yose yo mu isi, si uko tuzabona ubuntu bwawe bugendana natwe. Iyo umuntu agendana n'Imana, imbaraga z'aborozi zimera nk'izidahari, amahembe barayohereza agasubira ataranakugeraho, yanakugeraho ntakugireho ingaruka. Iyo imbaraga z'Imana, ubuntu bw'Imana buri kumwe nawe, Imana igutandukanya n'andi mahanga yose mu isi. Ubona gukomera kw'Imana mu mibereho yawe, wumva amahoro atandukanye n'ay'abandi bantu bajya bumva. Habe nubwo haba ari mu gihe cy'ibibazo, wumva amahoro y'Imana ari mu buzima bwawe. Ntabwo umuntu agusanga ngo yumve urimo kuganya, ntabwo umuntu akurebe ngo abone washobewe, kuko Imana y'ubwayo iraza igafitinga, ikuzuza icyuho cyose cyaba kiri mu buzima bw'umwana w'umuntu. Aba bantu bari mu butayu bagenda, bageraga muri challenge y'ibintu bikomeye, ariko presence y'Imana ikaza kugaragaza ko imbaraga zirimo gukora aho ngaho atari iz'abantu. Joshua yayoboye buno bwoko bw'Imana kubera ko nawe presence y'Imana yagendanye nawe. Bageze ahantu kuri Yorodani, Bibiliya ivuga ngo Yorodani yari yuzuye. Cyari igihe cyo kuzura kwa Yorodani, hari mu gihe cy'imvura. Yorodani yari yaruzuye, ariko kandi bagomba kwambuka aho ngaho kugira ngo bakomeze bajya mu gihugu cy'amasezerano. Imana ibwira Yoshua ngo uyu munsi natangira kugukuza imbere y'ubwoko bwa Isiraheli, imbere y'ubwoko bwawe. Iramubwira ngo uko nabanaga na Mose, umva yewe, presence y'Imana ni uko umuntu abana n'Imana. Iramubwira ngo uko nabanaga na Mose niko nawe mbana nawe, nkagaragaza ko ukuboko kwabanaga na Mose ariko kuri kumwe nawe. Agira Yoshua inama y'uburyo bambuka Yorodani. Abwira Yoshua ngo ubwira abatambyi bikoreye isanduku y'isezerano aribo babanza imbere. Anamubwira uburyo Abayisiraheli bandi basanzwe rubanda ruri buze gusigara inyuma. Amubwira ibyo bazakora bageze hagati muri Yorodani, uburyo bazatoragura amabuye bihamya bigaragaza ko Imana yakoze ibitangaza. Amubwira uburyo nibambuka Yorodani imbere bazashinga ayo mabuye kugira ngo azabere ikimenyetso abandi bose bajye bibuka isezerano ry'Imana. Yoshua avuga adashize amanga, Yorodani ni imbere yabo. Akora ababwira uburyo Imana mubwiye uburyo bari bwambuka aho muri Yorodani. Iyo umuntu agendana n'ubwiza bw'Imana, Imana ikubwira uburyo ukemura ibibazo, Imana ikubwira uburyo uzaburana izo manza ziri imbere yawe. Imana iza guhagarara imbere muri ayo madeni, muraganira kwereka uburyo uzabigenza. Imana ihanurira inzira ahantu hatari inzira, mu buryo bwumvikana. Ntago Yoshua yagombaga kwambuka Yorodani ngo abibashe, ariko yarahageze kuko presence y'Imana ari kumwe na Imana ari kumwe nawe. Arangije Imana imubwira uburyo bari bwambuke bakazagera i Kanani. Imana ikwiye kukubwira uburyo urwo rugo urugwambutsa mugakomeza kurenga ibi bibazo n'ibigeragezo mwari murimo. Imana ikwiye kukubwira uburyo iyo projet yawe, iyo mishinga yawe uyitambutse, ukayitambutsa ibyo bibazo bikomeye byari bije guhagararana nawe. Iyo dutangiye guhamagara Imana, tuba twatangiye kubona ubutabazi. Ntuve imbere ye mwene data, ndimo ndavuga ngo ntuve imbere ye. Joshua yari yaritoje kutava imbere y'Imana. Imana yari yaramubwiye ibanga ry'ubwo azabikora. Iramubwira ngo ibyanditse muri iki gitabo cy'amategeko cyanditswe n'umugaragu wanjye Mose ntibizava imbere y'amaso yawe. Iramubwira ngo ubyandike ku nkomanizo z'umutima wawe. Kugumana na presence y'Imana nuko amategeko y'Imana aba ku nkomanizo z'umutima wawe. Iramubwira ngo ubishyire ku nkingi z'imiryango yanyu. Nuko uko ugiye kubyuka, ugiye kwitegereza usohoka ukingura urugi, wibuka ko hari amahame yuko ukwiriye kugendana n'Imana. Iramubwira ngo kandi ubyambike, ubizirike ku maboko yawe. Nujya kuzamura akaboko kawe ugahindukije, umenye neza ko mfitanye umugambi n'isezerano ryo kubajyana i Kanani. Umenye neza ko mukwiriye kugenda muri ubwoko bwera bukiranuka. Aramubwira ngo kandi ubyambare mu ijosi ryawe. Ayo ni amategeko y'Imana. Iramubwira ngo kandi ubitekerezeho ku manywa na nijoro, day and night. Dukwiriye gutekereza Imana ku manywa na nijoro. Gusenga ntabwo dusenga uko twagiye mu rusengero, turi mu modoka dutwaye. Tugomba kugenda dutekereza ubwiza bw'Imana. Tuzi neza ko presence y'Imana yaturinda n'impanuka twahura nayo. Tugomba kuba turyamye mu ngo zacu turi kumwe na presence y'Imana. Buri kimwe cyose dukora, turimo guhinga, tugahinga turi kumwe n'Imana. Imana iramubwira ngo ubwo nibwo uzabasha gushorera buno bwoko ukabugeza mu gihugu cy'amasezerano. Ngo kandi nta muntu n'umwe uzarinda guhagarara imbere yawe iminsi yo kubaho kwawe kose. Nibi Dawidi yavuga rero ngo ukuboko kwawe ni kubana natwe, ibinezeza bizahorana natwe. Tuzagira amahoro, tuzaba turi mu nzira y'ubugingo iminsi yose. Mwene da, iminsi yose gendana n'Uwiteka. Ntago uzahura n'ibikomeye birenze ibyo ba Joshua bahuye nawe, bahura na za Yorodani, bahura na Yeriko. Yoshua ariko aho ngaho ngo Imana irangije imwibwira uburyo bambuka Yorodani ko kwiramukuza imbere y'Abayisiraheli. Bamenye neza ko yatoranyijwe n'Imana. Mose aravuga ngo ikizatumenyesha kugendana natwe si uko uzadutandukanya n'andi mahanga yose yo mu isi. Mbese wowe watandukanye n'andi mahanga yose yo mu isi?
watandukanye n'aba abasinzi n'abasambanyi, watandukanye na bwa bujura n'uburyarya, watandukanye n'aba bagambana n'abanyamashyari. Muri Zaburi igice cya mbere havuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntiyicarane n'abakobanyi, ngo ahubwo amategeko n'amateka y'Uwiteka ngo akaba ari byo yibwira ku manywa na nijoro. Ngo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'amazi, ngo gishorere imizi yacyo mu mazi, ngo nicyumva umwaka wacanyemo amapfa, ngo ahubwo cyera imbuto zacyo mu gihe cyacyo. Mwene da, umuntu uri muri iyo presence yera imbuto mu gihe cye, agira umugisha mu gihe cye, atera imbere mu gihe cye, ahorana amahoro. Umuntu umeze gutyo anezezwa n'ibintu byose, yumva afite ishimwe mu isi yose. Iyo atabonye kiriya shima iki ngiki, iyo ataragera kuri kiriya shima n'ibyo yari afite, yibuka ineza y'Imana y'ibyo yakoze mu gihe cyahise, agendana n'umunezero w'Imana. Uyu munsi wa none wicarana n'abakobanyi, umutima wawe wamaze kwibwa n'abakobanyi. Aho kugira ngo utindane n'Imana utindana n'abo bakobanyi, wicarana n'inkozi z'ibibi. Mwene data, Imana iraguhamagara kugira ngo uzube muri presence yayo, nawe umbere nk'iki giti cyashoreye imizi yacyo mu mazi. Bivuga ngo nugushorera imizi mu mwuka wera, nugutekereza imitekerereze yamaze gupurushingwa n'Imana, yamaze gusukurwa n'Imana, yamaze gutegurwa n'Imana. Imana ikakubera umujyanama. Reka nkubwire ibanga rikomeye nabonye kugendana n'Imana ukaba muri presence yari ibintu bihambaye. Imana igize ikagusobanurira ibizabe ejo, urarota ukarota Imana ibyo irimo kuvugana nayo ikubwira ibyo ugomba gukora. Umuhanuzi arahanura nubwo waba uciye mu nzira, umuhanuzi araguhana, yemwe n'umusazi yaguhanurira, ukomeza kumva ijwi ry'Imana rigumana nawe. Mose yarabizi. Rero Imana itandukanye umuntu n'andi mahanga yose. Iyo mvuga amahanga ntuze gutekereza ibihugu biri kure yawe, ndetekereza n'aba bandi mwegeranye batagendera mu mugambi w'Imana. Tekereza n'aba bandi mukorana muri iyo society ukoramo, tekereza n'aba bandi mukorana muri izo business mukora za buri munsi. No mu bwo bizageza igihe bavuge ngo kanaka turabizi ko ari umunyakuri, kanaka turabizi ko yihangana, kanaka turabizi kanyurwa, kanaka turabizi ko yuzuye urukundo. Mbese iyo urebye imibereho yawe ubona itandukanye n'iy'abandi bantu, ubona uri umucyo mu bandi bantu. Bibiliya irambwira muri Matayo ibice 5 umanutse ku murongo wa 13, Bibiliya irambwira ngo muri umunyu w'isi, ngo mbese uwo munyu nukayuka hari icyo uzaba ukimaze? Ngo ntacyo uzaba ukimaze, ngo uzajugunywa hasi, ngo ukandagirizwe hasi, ngo abagenzi bawe ukandagire. Ushobora kuba ukijijwe waramenye Yesu, ariko uyu munsi ukaba waravuye muri presence y'Imana, waravuye mu ruhande rw'ibwiza bw'Imana, ukaba rero nawe warahindutse nk'uyu munyu. Ntabwo ukigira abarwayi usengera, ntabwo ukigira abantu ufasha, ntabwo ukivuga ubutumwa bwiza, ntabwo ukijya kuryama usenze, ntabwo ugitoza abana bawe kubaha Imana, ntabwo ukigena n'umucyo w'Imana mu buzima bwawe. Nawe uzamera nk'uyu munyu, uzakandagirirwa hasi. Gukandagirwa mu magambo wiki bivuze iki? Wari warashyizweho nk'umunyu, warashyizweho nk'umuntu ubera umugisha abandi, warashyizweho nk'umuntu uhumuriza abandi, warashyizweho nk'umuntu ubera imbaraga abandi, wari warashyizweho nk'umuntu utera inkunga abandi. None rero iyo uvuye imbere y'Imana ujugunywa hasi ugakandagirwa. Gukandagirwa n'ibiki n'abahisi n'abagenzi? Ni ugusuzugurwa n'ibintu nyine, ni ugusuzugurwa n'abadayimoni nyine, ni ugusuzugurwa na karande nyine, ni ukuba mu buzima nyine budafite agaciro. Iyo umaze kuva imbere y'Imana urajugunywa hasi. Iyo utarimo gukora ubushake bw'Imana ujugunywa hasi ugakandagirwa. Wamunyaho kugira ngo ubikiryoshye, ahubwo warahindutse igisuzuguriro. Bibiliya igakomeza hasi mbwira ngo kandi muri umucyo w'isi. Mwene data, iyo umuntu agendana n'Imana aba ari umucyo w'isi. Ijambo risohoka mu kanwa kawe riba rifite imbaraga zihindura imitima. Ubushobozi buturuka mu biganza byawe nubwo bwaba ari butoya, bugenda bufite igisobanuro gikomeye ku muntu ugiye kubuha. Imana nishimwe cyane. Inama ugiye kugira umuntu nubwo yaba ari inama ntoya, igenda igiye guhindura ubuzima bw'imibereho ye, igenda igiye gutanga amahoro mu rugo rwe nimba rwendaga gusenyuka, igenda igiye kumuha imbaraga zo gutwaza ubukumi bwe akazageza igihe cyo gushaka agashaka neza, igenda igiye kubwira umuntu uburyo akora ibintu bimuhesha amahoro. Imana yagushyizemo ubutunzi bwayo, wowe irashaka kugira ngo ube muri presence yayo, ukoreshe ibyo yashyize muri wowe neza, kugira ngo uwo mucyo uri muri wowe utazima. Turi umucyo w'isi, bwoko bw'Imana, turi abatwara mucyo, turi inyenyeri z'isi mu gihe nk'iki. Rero guma muri presence y'Imana kugira ngo ukomeze kuguma kuri iyo charge, ugume kuguma kuri iyo charge, ukomeze kuguma muri uwo mugambi w'Imana, wuzuzwa imbaraga, usenderezwa amavuta kugira ngo ukore ibyo wahamagariwe. Imana nishimwe cyane.
Mose rero aravuga ati nicyo kizatumenyesha ko wadutandukanyije n'andi mahanga. Iyo umuntu agendana n'Imana agendana n'amahirwe y'Imana, agendana n'umugisha w'Imana. Iyo ugeze ahari ibikomeye Imana ibikuraho, Imana ikuraho iyo misozi. Yosefu yabanye n'ubwiza bw'Imana, presence y'Imana. Ntabwo Yosefu yasigaye yagiye muri gereza ngo ayisige inyuma ngo yigire muri gereza none avuga ati Imana yaranampemukiye, ntago ndi umunyamugisha, ntago ndi umunyamahirwe, ngo yibereho mu buzima bwe nk'uko bamwe bajya babwibwira ko bavuga ngo ubuse ko ntafite amafaranga, ubuse ko ntarubaka inzu, ubuse ko ntagira imodoka, ubuse ko ntambara neza. Ubwo iyo Mana iri hehe? Reka nkubwire, Yosefu yageze muri icyo gikari kagundira ubwiza bw'Imana ngo bugumane nawe. Hagera muri gereza afunzwa ahohoterwa arengana, nta wamusobanuye ko ataryamanye na muka Potifari atamufashe ku ngufu. Igishinja cyaramufataga mu buryo bw'isi y'umubiri, abantu bumvaga ko koko yafashe muka Potifari, ariko yarazi neza ko Imana ibizi neza ko ari umunyakuri. Igihe cyose uzahagara uri umunyakuri, ikintu cya mbere uzumva mu mutima wawe ni imbaraga, kuko Bibiliya irambwira ngo umukiranutsi ngashira ubwoba nk'intare, ngo ariko umunyabyaha ngaziruka nta kimwirukansije. Nuvuga ngo yumva n'imiyaga umunyabwoba akirukanka, umunyabyaha akirukanka. Ubuzima bw'umunyabyaha buhorana umuvumo, bihora n'ubwoba. Arumva ngo ejo bizagenda gute, ejo bazanyirukana muri iyi nzu, ejo umugabo azanyirukana, ejo iyi business zahomba, ejo bizagenda gutya, ejo ikaritsiye bazandoga. Ahorana inzika n'abantu, ahorana ibibazo n'abantu, kuko ahorana ubwoba. Biravuze ngo umunyabyaha ngo yiruka nta kimwirukanshije. Nuvuga ngo ahorana ni igicamuke. Mwene dagaruka, hagarara muri presence y'Imana, kiranuka kugira ngo ujye uhagarara mu buzima bushize ubwoba nk'intare. Umukiranutsi ashira ubwoba nk'intare. Impamvu umukiranutsi ashira ubwoba nk'intare, aba yumva hari intare y'umuryango wa Yuda yicaye mu mutima we, aba yumva hari intare y'umuryango wa Yuda igendana nawe. Presence y'Imana iri kumwe natwe. Yesu aba ari kumwe natwe. Yesu yitwa intare y'umuryango wa Yuda. Yesu ni igishyitsi cyo mu muryango wa Dawidi. Yesu ni umwami w'abami, akwiye guhagarara nawe mu buryo bwose. Imana nishimwe cyane. Ni uzazimya imyambi y'uwo mubi Satani, ni uzafungura inzira aho zamaze gufungwa. Yeriko ngo bari bafunze imiryango yabo, ariko Yoshua amaze kurenga Yorodani agiye kongera kugera Yeriko, ngo kandi hari inkike z'amabuye nini cyane ndende. Yoshua agendanye n'abantu bari kumwe, ariko kuko yari kumwe na presence y'Imana, confidence y'Imana yari iri mu mutima we, ngo ahageze ntekereza njya nishushanyiriza nk'irebera wenda Yoshua bari bafite imiheto, amacumu, bafite n'uduhoro n'utundi tuntu dusanzwe nk'intwaro za kera uko zari zimeze nyine. Ariko bageze kuri Yeriko bahitegereje, ngo basanga n'amarembo yaho yamaze gufungwa. Ni nko kuvuga ngo dutsinzwe tutaraburana. Ariko ngo bakihagera ngo marayika w'Uwiteka aramanuka aza guhagarara imbere yabo. Iyo umuntu agira na presence y'Imana, marayika w'Uwiteka ahora ahagarara imbere yawe. Imana ivuga ngo nzagenda imbere yanyu. Imana ishimwe cyane. Imana yari yambwiye ngo nta muntu uzahagarara imbere yawe iminsi yo kubaho kwawe, ni unyumvira ukagundira aya mategeko ukagumana nanjye nzagenda nawe. Bageze kuri Yeriko basanga marayika urede yabanjirije ahagaze imbere yabo. Arabye ati mwikwivuna, izo ntwaro zanyu ntago zasenye Yeriko. Musubireyo, mugende muzagaruke, mujye muzenguruka inshuro 7 buri munsi, mujye muza muzenguruke. Nimugera ku nshuro ya 7 muje kuzenguruka, izi nkike zizasenyuka. Izi nkike zari zigiye gusenyurwa no kubaha kwa Yoshua nabo bari kumwe kumvira gusa ijambo ry'Imana. Hari inkike ziri imbere yawe zanze gusenyuka kuko utagendana n'Imana. Wageze naho hantu buri cyo gukora, birashoboka ko bari kudondaho uduhoro twabo, bagashyiraho imyambi yabo, bikamera nkaho nta kintu bari gukora ku nkike za Yeriko. Ariko marayika arababwira ngo zizarimburwa n'imbaraga z'Imana, mwe nimwumvira gusa muzahagarara mwirebe icyo Imana igiye gukora. Yoshua aravuga ngo nubwo intwaro zacu tutazikoresha, hari intwaro z'Imana izakoresha. Basubiraho ngo biyitoza kuzagaruka kuzenguruka inshuro 7. Bagaruka bakajya baza bakazenguruka. Bageze ku nshuro ya 7 uko marayika babwiye ngo muzavuze amakondera, muvuze impundu, musakuze muha Imana icyubahiro, inkike zizarimbuka. Baraza bakora iby'Imana babwiye gusa. Hari umuntu ujye baza ngo gusenga kwakora ibitangaza, ngo reka nkubwire mwene da, gusenga gukora ibitangaza, kugakora ibitangaza. Imana nishimwe cyane kuko wongera kugakora ibitangaza. Yemwe mbivuge gute yemwe, aba bantu nta kintu bakoze, barasenze. Abantu nta kintu bakoze umuhanga Imana yababwiye gusa. Ntago bigeze birushya ngo bazane inyundo za kinubi ngo bajye guhonda amabuye y'inkike za Yeriko ngo bazisenye. Umva, hari inkike za Yeriko utasenya kuko wenda ibyo ushaka birakenera amadolari, wenda ibyo ushaka birakenera sandi mashuri menshi, ibyo ushaka birakenera simbizi bikeneye ibindi bintu wowe utashobora. Ariko gusenga kujya kubikora, ngo baraje bazenguruka inshuro 7 kuko bari kumwe na presence y'Imana. Bageze ku nshuro 7 bavuza amahembe, bavuza amakondera, bavuza impundu, Imana iranesha.
banesheje bagiye kubona abona inkike z'amabuye y'Yeriko ngo zatangiye kurindimuka zihereye mu mizi yazo. Amabuye y'inkike z'Yeriko zose zikubita hasi zirasenyuka, nta muntu warambitseho ibiganza. Iyo ntambara urwana ntukeneye gushyiramo akaboko kawe, ukeneye kugendana na presence y'Imana. Haleluya, haleluya. Uwo musozi uri imbere yawe, ayo mashuri y'urubyaro rwawe, ntabwo ukeneye kugira ngo utekereze ngo ubu ngubu nzabona akazi kangahe kazabasha kuyishyura. Ukeneye kugira ngo ugere na presence y'Imana. Iyo bintu bya ukora imishinga imeze nk'ari mitoya, birashoboka ko wareba ukabatese ni gute nzayagura, ariko senga ugendane n'Imana. Nurangiza ugendere mu mbaraga zawe, ukoresha imbaraga zawe ufite, ubwenge bwawe ufite uko bungana, umuhate wawe ufite uko ungana, Imana izamanuramo imbaraga zayikora ibirenze ibyo ushobora gukora. Mu izina rya Yesu ndagusengeye uyu mwanya kugira ngo ugumane na presence y'Imana, ntuve mu bwiza bw'Imana, ugendane n'ubwiza bw'Imana, wongere uconnecte n'ijuru nimba wari waratandukanye naryo. Bya bindi bimeze nk'ibyapfuye bimaze kugusharira nk'amazi y'Imana, Imana izakubwira ikintu gito gusukora. Yabwiye Mose ngo jugunya igiti ukijugunyeyo. Mose ngafata igiti akijugunya mu mazi y'Imana, abantu bari bayanyweye baratagangara bikubita hakurya, asharira rwa cyane, ariko ko yari kumwe na presence y'Imana. Ubwo yajugunya bagamo igiti, amazi yahise ahinduka amazi meza aryoshye, ya mazi yabarurira agahinduka yabaryoheye. Nujya na presence y'Imana, bwa buzima bwari bugushaririye buraza kuguhindukira ibinezeza, buraza kuguhindukira umunezero. Imana iraza kugutandukanya n'andi mahanga yose mu isi, kandi izarwanira kugira ngo igaragaze ubuhamya bwayo ku buzima bwawe. Ndumva shoje rero, twigaga ijambo rivuga ngo ntuve imbere ye, ntuve imbere ye. Nimba wari waragiye, garuka, wongere kubaka umwe n'Imana. Sinitaye ko ibintu byawe byaba byarasenyutse, sinitaye ko ubuzima bwawe bumeze nka umwanya budafite igisobanuro, sinitaye imisozi ihagaze imbere yawe uko ingana. Mfite ibyiringiro byuzuye 100% yuko iyo umuntu agendana n'Imana agendana n'icyubahiro cyayo. Sinitaye ku byagusize rwose, ibyo uzacebura nka Eliya ibiceho rwose. Imana igitanga imbaraga umuntu agacebura nka Eliya. Eliya yacebuye Ahabu yari yahagurutse agenda ku igare, Eliya asigara ngasenga, ategereza gusenga, asenga inshuro 7, atuma umugaragu Elisha agenda urebe nta kintu urimo kubona. Ariko Elisha ubwo yagera ku nshuro ya 7 ngabona akantu kameze nk'akaganza kari hejuru y'amazi mu kirere. Arangije ngo arazabwira shebuja ati mbonye akantu kameze nk'akaganza, nabo byati birahagije. Nubona sinye y'Imana gusa kuri kumwe nawe. Yashaka kubona just sinye y'Imana kiri kumwe nawe mu masengesho asengaga. Aba tubwa akaganza kagaragaye n'ahantu y'imvura, ubwo imvura igiye kugwa nyine, ntago ikirere cyose cyari cyahindutse, just akaganza. Ese hari akantu na gato kakwereka ko Imana igendana nawe mwene data, ngo nukiriye yarahagurutse kandi Ahabu yari yagiye kare cyane ngo yenda kugera mu murwa. Ahabu agenda n'iki? N'igare. Agenda n'igare ry'intambara, yari umwami nyine, igare ryirukanka cyane. Ariko ngo Eliya ngo yamuciyeho ngo acebura. Njya nkurikirana Eliya ngo mba ndimo kwitegereza mu mboni y'ijisho ryanjye. Eliya wenda yambaye amakoti agenda kururuka inyuma, agenda yirukanka atera intambwe, arimo kugenda acebura muri serwakira. Ngo Ahabu yagiye kwitegereza ngo abona Eliya amuciyeho agenda yirukanka, amucaho. Eliya yamutanze mu murwa. Njya nimagine uburyo Eliya yageze mu murwa agatangira kunywa kacyayi, yaje n'ibirenge, undi yaje n'igare yamutanze mu murwa. Nuko imvura iragwa kuko Eliya yari amaze kubona ko presence y'Imana iri kumwe nawe, imvura y'impangukano. Nawe uyu munsi none ako kameze nk'akaganza kakwereka ko Imana iri kumwe nawe. Witinya ibitangaza bizakoreka, witinya ibyagusize uzabidepansa, witinya ibyo wari waruze bizagaruka. Imana iguha umugisha. Gumana n'Imana, ubakira ku Mana, ubaka ibicaniro mu rugo rwawe. Imana ishimwe cyane. Mujye mugira ibicaniro mu ngo zanyu, mujye mugira ibicaniro ahantu ari hose, mujye mwumva umwuka w'Imana agendana namwe ahantu ari hose. Nukora ibyo ngibyo, guhirwa, ibinezeza n'ubugingo bizaba mu ruhande rwawe iminsi yose yo kubaho kwawe. Imana ibaho umugisha. Rero iri jambo warisangiza n'abandi, kuko Imana ibiri kugemuriye kugira ngo nawe rikubera umunezero. Niba rigufashije rifashe n'abandi. Imana iguha umugisha. Ciao ciao.